tugiye kumwoherereza amatara ya demarage. Umuntu wese uyakeneye narakatuye, igiciro kiri hasi, mwirinde kumbaza nta gahunda, ufite gahunda wese tubahaha. Ubu arahari menshi cyane, tugiye kuyamwoherereza none ahangaha aho bita i Rusizi. Mwaramutseho, iyi kontorore yo gukoresha muri demarage ndayigurisha, kandi ndayigurisha yesitaye. Insinga zirimo ngira ngo ni nacyo kintu kiba kinakomeye cyane, iresitaye. Ahangaha washyiraho itara rinini ryo gushyushya imishwi rya wate nk'ijana, cyangwa n'iriri munsi bitewe n'imishwi ushaka gushyushya uko ingana. Ari mikeya washyiramo ritoya, ndetse ari na myinshi insinga wazongera kuri iri tara ugafatiraho urutsinga rujya ahandi, rweze rwigira hirya. Tuvuge urabona nk'iki giti uko kireshya, ukavana itara hano ukarizana ukarigeza aha. Kino giti kireshya nka metero rimwe, ukarishyira nko ku ruhande hano gitangiriye, irindi ukarishyira nk'aho kirangiriye. Ubwo rero ngiye kubereka uburyo yesitaye yose. Ni ukuvuga ngo wowe icyo wakora ni ukuza izi nsinga ebyiri nkweretse ukazihuza n'insinga z'umuriro wawe. Reka mbikwereke ko yesitaye. Ubu ngiye gufata izi nsinga nzishyira ahangaha, nzicomekemo hano. Birasa nkaho turabyita ko tuzihuje n'umuriro w'iwawe. Yego, birangoye gukoresha akaboko kamwe kandi kari kamera, ariko birakunda. Ibyo ari byo byose nubwo bisa nk'ibitinda ariko birakunda. Noneho nkwereke ya kontorora uburyo ikontorora wa muriro, bitandukanye nuko wagura itara gusa ugashyira mu mishwi. Uguze itara gusa ugashyira mu mishwi rishobora kuyiteka ikicwa n'ubushyuhe. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, igutwarira umuriro udakenewe. Ubushyuhe bukenewe buragera ntikupe, rigakomeza rikaka. Ndabirangije, ubwo ngiye kuyicometsa ahangaha. Tayari itara ryahise ryaka kuko na kontorora yahise yaka. Iyi kontorora rero ngiye kubanza nkwereka ubushyuhe bwo hasi dufite butari bujye munsi, bugomba kujya munsi itara rikaka. Kanze aba ari byo setinga. Kugira ngo rero turebe ukuntu bikora, muri ihangana ntabwo ndi bukoresha ubushyuhe nk'ubwo dukenera muri demarage. Ngiye gukoresha ubushyuhe bukeya kugira ngo ibashe gukupa, kuko aya masaha ndimo kubikoraho ubushyuhe burahari. Ntabwo ishobora kutwereka ko tugeze kuri bwa bushyuhe dukeneye, byangora. Reka jya ukora nkwereka ubushyuhe imishwi ikenera mu cyumweru cya mbere. Dore icyumweru cya mbere ubushyuhe butajya munsi imishwi bikeneye. Wabonye ubu nubwo hasi ntibugomba kujya munsi ya 32. Impamvu biri munsi ni uko turi hanze ntabwo turi muri box. Noneho ubwo hejuru ukanda buto nyine igahita ikwereka ubwo butarenga. Iyi ngiyi hano iruhande ifite akatiranga kareba hasi, ihita ikwereka ubushyuhe bwo hejuru. Ntibugomba kurenga 35.0. Iyo buzamutse bukagera kuri 35.0, iyi kontorora ihita ikata rino tara rikazima. Ariko hari izindi nsinga uba wesitayeho itara riri diregite ritajya rizima, kugira ngo imishwi ikomeze kubona, ikomeze kubasha kurya, ikomeze kunywa amazi ibireba. Mbese ari ryo tara riba rifite wate nkeya, ridakonsoma umuriro ungana nk'uw'iryo dukeneyeho ubushyuhe. Mwabibonye aha hirya h'ubururu ho nimuhihorere. Ahangaha hakoreshwa uyikoresha mu kurarira amagi. Iyi ngiyi kontorora ishobora no kurarira amagi yo, kuko uru ruhande ni urupima imidite. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo aho mperereye kugeza uyu mwanya, imidite hafite uyu mwanya irimo irabarwa kuri 73.1. Reka ibi tubyihoreze. Icyo naje kubabwira uburyo ukora demarage. Turabona ko dufite 26.3. Nyamara mu gihe iramutse iri muri box turimo kurereramo imishwi, itagombaga kujya munsi ya 32.
32 n'ibice 0. Dore ngibi rwose ibi kitagomba kujya munsi ngibyo. Noneho ubwo hejuru nabwo ntiburenge 35 n'ibice 0. Dore ngibi. Ikintu rero kibipima nta kindi ni iyi sensa. Iyi ngiyi iyi ubona. Iyi isensinga ibintu biraho niyo nahuhamo byonyine ubushyuhe bwazamuka bw'ibyahindagurika. Reka mpuhe murebe. Dufite 26 n'ibice 5. Mpushyemo, reba ahantu bigeze. Kubera ko mpushyemo gusa, umwuka mpushyemo kuko nari mpegereye ugiye mushyushye, igahita rero igira gute bizamuka. Yewe no kuri imidito byahise bizamuka kuko wa mwuka ushyushye n'ubwo ushyushye ufitemo nyine n'ubuhehere ufitemo na imidito. Reka twirebere rero ukuntu iyi sensa iyo yumvise ubushyuhe ikorana n'iyi kontorora bigakupa. Ubwo biransaba ko nyishyira hafi kuko ntabwo turi muri box. Kanyishyire hafi. Dore ngiyi nyishyize hafi y'itara. Dore ushaka kontorora yo gushyira kuri demarage twavugana nkayimura. Ubushyuhe bukontorora gutya. Ubu ntabwo ushobora kujya hasi ya 30 ndetse ntibushobora kurenga 33. Iyo bigeze aho ngaho ihita ikata amatara. Dore rya tara ritanga ubushyuhe ngiri. Urabona ko kontorora yarikubye nyine kuko ubushyuhe bwageze aho yagombaga kubukupa. Ikaba iri kumwe n'agatara gatoya ka wate nkeya gasigara gatangamo urumuri. Iyo ni imishwi irimo y'inkware, harimo y'inkanga mikeya. Urundi ruhande rurimo iy'inkanga gusa. Iri naryo ni itara rikoreshwa mu mishwi, ariko rino ryo rishya ubusa. Itara ryiza ni iri ngiri. Itara niryo ryiza, iryo nakangurira buri wese. Kontorora yacu dore aho igeze 3 n'ibice 3. Ubu rigiye guhita ryaka. Igeze kuri 30 n'ibice 2 n'igice kimwe. Rigiye guhita ryaka 30 rihise ryaka. No hirya ryari naberekaga dore ngiryo rihise ryaka. Nuko akangaka niko gapima ubushyuhe bukenewe twasetinze muri iriya kontorora hejuru hariya. Ubwo rero reka mfunge. Dore ubuhumekero bwayo
aho zihumekera ngaho n'aha ngaha niho zihumekera. Murakoze, wayikenera inbox, karibu. Ni za zindi zifite ubwiza buruta ubw'izindi, ziba zinyonga nka ba misi. Nizo zigira n'umwihariko wo kudatinya na gatoya. Zamuka hejuru, abonye ko zinumva. Last time, I shared 6 powerful natural supplements for healthy chickens. Many of you asked, but when exactly should I give them? And what's the dosage? Yeah, that's the key. Because even the best herbs won't work if you don't use them at the right time, in the right way, and in the right amount. Give them too little, and your birds won't benefit. Give too much, and it may even stress them. So let's break it down properly. Garlic. Best during rainy season, or when disease risk is high. Crush 1 to 2 cloves per liter of water. Give 2 to 3 times a week. Aloe vera. Use when birds look stressed or after deworming. Add 2 to 3 tablespoons of juice per liter of water once a week. Moringa powder. Works best during grower and layer stages for strength and eggs. Mix 5 to 10 grams per kilo of feed 3 times a week. Apple cider vinegar. Perfect for digestion issues or during heat stress. Add 1 tablespoon per liter of water 2 days a week. Charcoal. Use when droppings are watery or smelly. Mix 1 teaspoon per kilo of feed or offer in a small bowl once a week. Mango leaf powder. Great during brooding and grower stages for immunity. Add 5 grams per kilo of feed 2 to 3 times a week. Remember, moderation is key. Too much can stress your birds instead of helping them. Hit that follow button for more details. And watch out, I'll be dropping another 6 natural boosters in my next video. See you there.